ariko dive ibere ryo urarifite nabyo ko ryaje ibere urarifite nabyo byaraje noneho kiriya kibambazi imagine ko kiriya kibanzarezo ariwe Kiss Daniel imagine ko kiriya kibambazi ari Kiss Daniel noneho ukore ka kaboro wakoreye Kiss Daniel barebe live neza ni subira inyuma aya kuretse Lucas subira inyuma nani murakureba neza aya ndi mu cyumba batandebera uburiri basi shira kamera hano kwezi uyo nari muri salo bambangamiwe shira kamera noneho nanjye ndebe kubera nsura kuba bamugane ndimo nkureba nabi wewe waragoswe mani ibintu buvuga nabi oya nukuri divine ndimo ndabitekerezaho nkavuga ati menya hari ukuntu mba nkubona neza reka turebe neza nyine nkubwire ko wagoswe nta makuru bufite katurebe noneho kandebe abantu rega benshi bambona ku video nago banzi live ngaho live turi hano ubu bari kodi reka je omba mbona nari kugaragara gira ngo amafaranga hano kuri live uhene kuri sakazi induhe nangiye wenda hina ko ndi umubyinnyi nago menye okay twakinga gira kwa kundi nanone wongera ubendinge ugire mwishyure kuko mbikora kuri amafaranga bamaye we nayo wama bagwaya ngahe ntago nyakubwiye kuko ni menshi ndashaka kuyaguha nedu wowe nuvuge utugambo amagambo ugiye gukurikizaho yabari ntayo navuga ngiye nubizi ko mvuga nziga oya mba nkubona utugambo ugiye kuvuga oya mpita nkaraga ururimi inshuro 7 Ibyo yaragiye kuvuga ngo wowe Duma ntujye urenza amadolari 50 sibyo yari ugiye kuvuga ganyumvira ndakuzi ase tu nta kintu mbuza ahubwo wowe guturi kubivuga ndakuzi kandi divine ubu ugiye kumbeshera kubera na rimwe na rimwe aguha amadolari 50 amafaranga arenza amadolari 50 wabaye nakoze iki waba uyama nakoze iki uranyihakanye nanone oya nakubwiye ko tubanye mu buzima busanzwe bundi ntago ari hano kuri social media sinzi ukuntu ushaka kubihazana sawa none se usigaye ufite boyfriend ko mbizi ko ibyawe na Jojo byagize yego ufite boyfriend ibi nase ubona ndi umukobwa mubi ku buryo nashwana n'umuntu umwe ugukunda nka Jojo kunya gukunda none wankunda bire kuri live icyambabaje wabonye Jojo akennye utangiye akabisi ese nda wababwiye ko yakennye man ibyo bintu mubikura uziko ngo je yaje oya je naho hasi ngusora kumuhamagara ese nk'ubu ngubu ujya wicisha ukamuhaho nyine ibintu mukibo tuno twakera na uwo mwanya subo ariko twese tuba twigendeye guhiga ibiceri aracyaba hejuru yawe muracyaba muri apartment imwe baturanye rwose niyo nyene akana mugati so wanisha ku kabora kaniza nta mutima mubirega gutandukana ntago muba mubaye abana je numukomangira umbwira ati ndumara gushaka ubu na uhara yagiye gushaka amafaranga zina gahunda z'ubuza ahantu yagiye nahaberera y'ububizi erega dukora ibintu bimwe ntaho wamucikira nawe ntaho yagucikira ubuzingo araha nawe abazingo ndaha n'undi mba nzingaraha akenshi tuba tuziye twese turi bantu ubwira ariko Kiss Daniel byagenze gute Kiss Daniel dare ya matara yanyu y'indaye ubwo nawe gutubizi ko ari indaye
aya matara isexual, ayo matara ntago ari amatara y'umukobwa muzima wiyubashye. Ako dufite icyaha kibazo. Ahubwo ayo matara ni aba lesbienne. Vugisha ukuri. Vanamo ingofero ngwe $10. Na Divine. Ongera umbwire ngo ayo matara ni aba lesbienne. Amenya jimeje abantu batavuga ko ndi umulesbienne dore ko nagowe. Ahubwo yakuremo. Nago nayakuramo kuko amara stress. Stress gute? Nyine nk'iyo nashe naniwe. Ndaryama nkahita mbona ibitotsi nkasinzira. Ariko ukuntu uvuze ngo nayindaye ushaka kuba uyafitemo inkuru. Nje nari nyafite Mary wanje aza kunsura umunsi umwe. Mary wanje arabireba ahita avuga ngo kwa Jinara azi nibiki ngana nagara ya satani yo nimyumvire. Uzare uwo bateruye mu kigandi cyitwa Kawundo kakubye dirisa ni kwa kundi kugenda ukavuga ati barano naki uterura utwara. Abo bavuga ko yarongowe nkayo matara ntiyagira mu nzu kubera avuga ko yararongowe byakiye mu nzira nzima. Nje nabyo mbanze ayo makuru mwe mbafite. Naguzi ko Miki ndakoze ubukwe. Miki uhe ko nziranye na Miki benshi namenye uri kuvuga gira ba Miki babiruzi. Nzaba Miki babiri babashiti banje hari umumiki oya nzu umwe tuziranye n'undi mushiti wanje. Hari uwo tuziranye wakoze ubukwe eje bundi muri showbiz ubwo n'ukina filime. Aha uwo rero ukina filime Regis yigeze gufatira agatebe avuga ibyo byose. Bamurongoye batamukoze ubukwe. Nkubaze ubukwe n'itegeko. Nari nibagiwe ko nawe wakoze na divorce noneho na Jojo nawe mwari mwarabanye mutarakoze ubukwe. Ibiko byawe yarabigaruye Jojo. Nta muntu nabanye nawe hano kuri byaho. Ndeka nkubwire nago ubukwe ari itegeko buranye. Ngo nkuri iki? Kuri byo aho. Yewe urampfana n'umukobwa akuzi kubana n'umuntu ngo mugakora ubukwe zirirwa zisenyuka ngo ngiye urankoresha ubukwe ngomba gukora ubukwe nka nyuma y'imyaka 5 mbana n'umuntu cyangwa 10. Ubu ufite imyaka ingahe? Ntayo nkubwiye ariko icyo nzishyura yize. Uzi imyaka mbura ngo ngire iyo myaka uvuze. Ni ingahe? Iyo myaka uvuze uzi imyaka mbura. Urabura ingahe? Urayizi uri kuri kwijijisha. Wowe uzi imyaka yanjye du. Hano hari abantu babayimenye. Divine afite imyaka ingahe muri comment? 28. Divine ngiye wantaye 15. Abantu ariko hari umuntu wabikoze. Nuko nye akagashaje nake 22 wongereho imyaka 5 yo gusunga hitamo gatirana. Urumva ubwo ufite iyindi myaka nukuvuga ko uzasohokana n'umujyama imyaka 5 nyuma y'imyaka 10 kugira ngo ushobore kurongorwa. Kubera ari abatipe muza gusohokana imyaka 2 bagenda bagukatira mugenda mwongera gusubira bundi bushasha. Shamani ibintu by'abatipe ubundi abatipe n'itegeko ubundi utabagiye. Aho niho mwabereye abalesbienne. Thank you so much. Niho nashaka kugera. None se kuba utagira umuntu mukundana bivuze ko uri umulesbienne. Nijoro ntabwo ujya mbibaziye nabi. Kubuta ntabwo nijoro ujya urota urimo urakora ibintu ntabwo ujya usukwa yenewe ntabwo bijya biba wumva umuntu muzima sibyo byabura ntabwo ku muntu muzima byabura kandi batari ngombwa ukaba uri mu kwifata dumba ukifata ikinga n'iki igihe cyose ushakiye ntabwo nyikubwira se ibyo ni ibintu biri prive byanjye gutusha ariko menya ko habaho kwifata
Divine we ntabwo ushobora kwifata amezi abiri. Divine we amezi abiri nta nsigara ushobora kwifata amezi abiri. are you sure niyo wifata Divine oya nje maze ubu ngubu maze kwifata imyaka 3 umva. Divine igihe kinini urangira bitsina kingana gute? ntacyo ntago ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina njye Kozi narakubo kozi ndi wari una none ze ndire wari ushuka itegeko ryanjye ni reka nkubwire nimba ngiye kubyina mba ngomba kubyina ewan agira gutya rero ntugafate ibyo bintu ngo ubigeranye n'ubuzima busanzwe ntaho ibyo biba bihuriye none se ushuka ryari ibyo bintu Divi ushuka ryari Imana isubiza ntabwo musubije ariko akuremera kushuka neza sindi umuntu ukabikora ryari ntabwo ari ngombwa kubikora 36 views right now. ajya niwe wavuze ko Jojo yari afite akaboro gatoya mu izina rya Yesu ibyo bigira amakuru naramenye shabyo ntabyo nzi sinzi n'uwabivuze kubera urangije kuvuga ibyo bintu naje gushaka niba ari ukuri ibishyize njye ibyo kintu ibyo bigambo ko ntabyo njya ngira ubwo ngira ngo bari abagenzi b'abahungu agendana nabo nibo bagiye babivuga ariko sha Divine niwe wabivuze ngo ntabyo ngira du none se ninde wakavuze sha ko akaboro ke bagenda bakararasa ahantu hose ngo nyine ubwo nimba afite uwo yagahaye akagenda bivuga ntabwo ari njyewe Divine bwa busambanyi genda bamushyira Jojo ubimenye barakinga zuzu ko wanyanze shu muri no minsi naza kuguhamagara tuvugane kubera tangije kukubona uri kumwe na Kiss Daniel kandi nanjye nari ndimo ndasha nguhamagara kenshi buyo nguhamagaye nanjye mba ndimo ndisabira ndavuga ati iki cyana ntago aho bigeze ntabwo kizampa mba meze nawe mera nkaho nkitse intege ariko ubu ngubu ko nanjye kumenya ko Kiss Daniel nta kintu yaguhinduyeho Kiss Daniel nta kintu yaguhinduyeho ngiye kugarukana in full swing ngo sha garuka shu ngiye kugaruka nisabira ubundi ka Jojo niko najyaga nsuzugura nkavuga ati nagusaba usohokana na ka Jojo nabidanje Rasa kuba ukita akantu kandi ari umuntu ni gatoya oya nukamenya ikibazo nuko umuntu yavuze ukuri muhita muraka mwanya ubu ngubu abantu bavuga ko mfite uruhara ntangire kuraka ibyo uzabimwibwirira rero nuko nzi ko ari umuntu w'umugabo kandi mukuru utarakana ese duko abantu bari gushaka nguzane Jay ngongwa mbage kubaga nibiki sembeza ayo magambo ntabwo nyamenye ibyari byo nanjye abantu ndumva ndimba imihanda isenge nazo kanzi n'abantu ayo magambo ko nko kubaga ni ibiki kubaga nanjye ntabwo mbizi ayo ni amagambo ate yahuzo je ariko ngira ngo ari ibindi se aza kukubaga ko ari ibyo ngibyo kuvuga nyine ibiboro yabonye nyine yahita kubona kubera nyine abantu warabahabije wigize umwana mwiza ngo uri professional ariko Divine ukamvugisha ukuri kuba professional kuri professional nawe muntu wenyine uri professional muri aba nakasha kira karageragezaga kuba professional
ariko wowe uri professional kabisa, umuntu yaguhaye amafaranga gusa nuko wabyibushye ubu ngubu bya siporo yarakunaniye. ko yananiye se no kubyina byarananiye. Deve kora siporo wakintu. Ngwino hano kubyina byarananiye. Icyo nicyo nshaka kumva. Urabyina ariko Divi ukeneye gukora siporo cyangwa nawe ukabona ariko reka nkubaze ni ndakubwiye ko abantu bose bakunda kunanuka. Je nago nkunda kungana nk'umweyo. Reka. wabisigiye Shakira. Umva binanukire njewe ukumeze ndabyishimiye. Wanuzi shababarira wa mugabo. Na makuru wowe ubufite. Divine reka kwihagararaho. Ubwire Dumba kankubwire. Njewe kuri nje kunanuka nago bincururiza. Divine nanuka Divine. Na sport nimba ukunda abantu bananutse ntago ari itegeko ko abakobwa ku isi yose tunanuka. Hari bamwe twikundira uno mubiri wanje bro. Njewe nkunda ukuntu umeze, nkunda ukuntu niyumva ewan. Amakuru ufite wowe upfa kwivugira. Divine uri muri ihagararaho Divine. Ariko se nihagararaho wari kubyina wari wabona byananiye. Ndashaka ko ari cyo tumbwira. Katurebe noneho kandebe. Abantu rega benshi bambona ku video nago banzi live. Ngaho live turi hano. Ubu bari kodi. Rekaje yakubise mane bamusabye. Omba mbona nari kugaragara. Ariko Divi ibere ryo urarifite. Nabyo ko byaje. Ibere urarifite. Nabyo byaraje. Noneho kiriya kibambazi imagine ko kiriya kibanzarezo ariwe Kiss Daniel. Imagine ko kiriya kibambazi ari Kiss Daniel. Noneho ukore ka kaboro wakoreye Kiss Daniel barebe live neza ni. Say no way. Yo. Sanagonze imodoka y'abana kuri phone yagozwe. Naragonze.